twizere ko mukomeje kugubwa neza abakunzi ba Macacari official. Uyu munsi nk'ibisanzwe rero turi mu gitondo cya tariki zirindwi tariki 8 plutôt z'ukwezi kwa karindwi byesir, aho tugiye kugaruka ku makuru agiye atandukanye. Ni ya makuru mu by'ukuri abazindutse avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi no muri aka karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Bimeze bite, bukeye bute uyu munsi? Operation za zindi zo kurasa amamodoka, kurasa amato zamaze kuba zitangira. Gahunda niyo guheza umudede muri Rumonge. Bimeze bite? Nkuzaniye ibyatangiye kubaho ku munsi w'ejo, amamodoka yarashwe ku rwego rukomeye cyane. Mu by'ukuri ni amakuru yatugezeho atinze, ariko turavuga tuti reka yabagezeho. Imodoka zingahera, ndabona hano imodoka zigeze muri imodoka eshanu. Modoka eshanu kabisa. Ndaje mbivi muzini muzingo babwire aho zarasiwe ndetse nuko byagenze. Ni nako kandi mu by'ukuri Freddy Kaniki ndetse inyuma ya bamwe mu bayobozi n'ubundi bamwe bo muri AFC mu 23 bageze mu misozi miremire y'Iminembwe batangaje amagambo akomeye cyane. Uraza kumva ayo magambo ayariyo. Ni nako amakuru akomeje kugenda aca hirya no hino agaragaza ko Uburundi nabwo ngo bwatanze ikiguzi kidasanzwe muri intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibinyamakuru byandika inkuru zicukumbuye zageze bigaruka zivuga ko igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri zatanze ikiguzi kidasanzwe. Ndaje mbivi muzini muzingo. Ni nako hari amaraso mashya yamaze kugira Iminembwe, benshi bakavuga bati ibi bintu mu by'ukuri bigiye kuba biba shambarade ku rwego rukomeye cyane. Imwenga naho hakomeje kwikusanywa abasirikare batari bake bashobora kuzahurira na M23 iri mu Minembwe bagahurira axe ya za Misisi. Uraje umenye uko bimeze magingo yangaya nuko situation ihagaze. Hagati aho abakoresha umuhanda wo muri Mwenga bakomeje kuvuga ko bibasirwa bikomeye cyane na coalition ya Wazalendo. Ngayo nguko rero. Hanyuma amakuru dufite magingo yangaya, turaza kuba tureba hirya no hino politike, turebere hamwe, turebe uko situation imeze, aho opposition yagaragaje ko neva ntacyo ashobora kuzabakorera nubwo ngo we icyo yari yabahamagariye cyatangiye kumenyekana rugikubita. Ndaje byose ngende mbicacambura mbivamo gato. Ndaza kwerekeza Uvira ubwoba buriyo, ndaza kwerekeza Ibaraka ukuntu situation imeze, ndaza kukubwira indege zo ku munsi w'ejo zirimo kajugujugu ndetse na Sukoyi Asumba 25. Izi ngizi zarashe mu bice bigiye bitandukanye bya Minembwe ku munsi w'ejo, hanyuma n'ubundi zigasubirayo ntacyo zigezeho. M23 kwikangisha Sukoyi ebana ni ikintu bamenyereye kabisa, yenda drone, ariko icyitwa Sukoyi Su-20 iyo izizo barazimenyereye ku rwego rukomeye cyane. Drone rero kajugujugu Pluto ndetse na Sukoyi zarakoreshejwe ku munsi w'ejo ngo barebe bahagarika umuvuduko wa M23, nta na kimwe kigeze kibahira. Ndabigarukaho bibabwira, ariko ku rundi ruhande bo bakomeje kwigamba ko hari uduce bigaruriye. Ni byinshi, ni amakuru menshi. Wowe mu by'ukuri ntabwo ingingo zose twazivugira ahangaha, n'andi makuru menshi turi bugende tubabwira uko bimeze. Icyo usabwa wowe urakizi, ni ukunkandira subscribe nyamuneka, mu by'ukuri niba ari bwo bwa mbere, hanyuma ubundi ukankandira like cyane. Nkunze kuzibasaba kuko buriya zituma tubona recommandation, hanyuma ibiganiro byacu bikagera ku bantu benshi. Ni ingenzi cyane rero. Ubundi hanyuma dukunze kuvuga nimero zacu, ariko kandi ndaza kwibuka noneho nzipininge munsi cyangwa se zishyire munsi muri description y'ikiganiro, hanyuma mujye mukandaho, ubundi muhita mwibona muri groupe. Ibyo nibyo by'ingenzi cyane. Link turayishyira munsi y'ikiganiro kugira ngo mu by'ukuri ibigani cyangwa se mu joining group zacu za WhatsApp. Hanyuma rero situation imeze ite, bukeye bute mu ngingo muri headline cyangwa se mu ngingo navuze turi bugende tugarukaho. Nababwiye ko cyitwa operation zo kurasa amamodoka, operation yo kurasa amato byamaze kuba bitangira muri Fizi.
Amakuru atugeraho aratubwira ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri mu masaha y'isaa yine, niyo mpamvu babwiye ko ari amakuru yatugejeho asa nk'aho atinzeho gato. Mu masaha y'isaa yine imodoka zigera kuri imodoka itatu bivuga ko zari zitwaye ingabo z'u Burundi n'ibirwanisho zaguye mu mutego hafi na teritwari ya Fizi, ziraraswa zose. Urumva abaturage bakomeza kugenda babigaragaza, baturiye muri biriya bice bagaragaza ko nyuma yo kuraswa izi modoka nyuma y'iraswa ry'izi modoka, ngo mu basirikare bari bari muri izo modoka ngo ntawabashije kurokoka. Nabonye na radiyo Umurage nayo yabyanditse, ngo nubwo bagerageje gutanga ubutabazi bwihuse nk'uko aya makuru abivuga, izo modoka zari zigiye gutanga ubufasha bw'ingabo kwa Murima. Urumva mu gihe cyo n'ubundi gikomeje kuba ikibazo, imirwano idasanzwe ikomeje kubera kwa Murima, amakuru atugeraho aragaragaza ko imodoka 3 zari zuzuye abasirikare zabaye cible yiraswa, zose ziraraswa. Amakuru akavuga ko ndetse ngo nubwo hakozwe ubutabazi budasanzwe, ngo biragaragara ko nta n'umwe wigeze asimbuka. Aya ni amakuru dukesha ibitangazamakuru bimwe ndetse byandika ku ruhande rwa koalisiyo, byavuze ko ngo hari ikosa rikomeye cyane riri gukorwa na force aérienne ya FARDC, ngo kubera ko ikirere gisa naho cyamaze kurangara M23 ikaba iri kurasa ahantu ishaka. Iyi ni inkuru ngiye guhita inangarukaho mbabwira ukuntu bari kuvuga ngo hari ikosa ngo ridasanzwe ryakozwe na leta ya Kinshasa, cyane cyane ku bijyanye no kuba ikirere kiri gusabotwa. Nta modoka iri gucaracara muri Fizi, nta modoka iya gisirikare ishobora gucaracara mu mujyi wa Baraka, ndetse n'ubwato bushobora kuza nabi ushobora kuraswa. Mu byitege mu minsi iri imbere yuko mu by'ukuri nta Murundi, nta musirikare wa FDNB uzajya uturuka mu Rumonge ngo yambuke yerekeza ahangaha za Swima, ngo yambuke yerekeza ahangaha muri axe ya Baraka, kuko bagiye kumufungira amayira, cyane cyane ko twamaze kubona ko byose bishoboka, ndetse n'ibya mbere bikaba byamaze byatangiye gukorwa. Hanyuma amakuru dukomeje kugenda dukurura, hari icyatangajwe na leta ya Kinshasa ndetse na za Wazalendo nyuma y'ibi bikorwa. Bavuze bati l'une des pires erreurs que vient de commettre nos FARDC, forces aériennes, est de laisser le rebelle du M23 arriver à Minembwe par avion et commencer à bombarder nos véhicules. Ati hari ikosa rikomeye cyane ryakozwe n'ingabo za FARDC, cyane cyane ingabo zirwanira mu kirere. Ziko ingabo zirwanira mu kirere zigomba gukontorora ubwirinzi, zigomba gukontorora gushyiraho ya system defense n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ngo ni ikosa rikomeye cyane ngo kubona ngo bapermise M23 ikagira mu Minembwe n'indege, ngo hanyuma ukaba yatangiye nabo kubabombarda, ngo ndetse ngo akaba nta modoka yabo ishobora gucaracara muri Fizi no muri Baraka itarashwe. Umva bamaze kubereka ibintu bidasanzwe. Ati puisque notre armée est lente dans l'action, ati igisirikare cyacu kirazarira cyane cyangwa se kirakuruka mu bikorwa. Voilà le monsieur, il vient de ravitailler logistiquement le AFC M23 twiraneho, ko bajya bandika ngo twiraneho. Pendant qu'ils étaient étouffés sans munitions et autres, nous avons trop joué avec le temps sans reprendre cette localité stratégique. Maintenant qu'ils sont ravitaillés, quel résultat pouvons-nous espérer? Ati mu gihe abangaba batagiraga n'imbunda zari zimaze kubashirana muri Minembwe, abangaba nta kintu bari basigaye bifitiye. Ati ubu ngubu noneho babonye ravitayema. Ati se kuki twatinze gukora igikorwa cya nyacyo? Ati notre armée est très lente. C'est une armée lente. Ati irazaririra kururukira randagira renduka. Ibintu nk'ibyo byose nibyo mu by'ukuri bakomeje kugenda abangaba abivovotera igisirikare cyabo, bavuga bati wapi nta kigenda. Kabona nubwo nabonye uwo bita Mbuyi Karo Jirigani
yigamba ngo hari uduce two muri axe ya Rugezi bigaruriye wadushaka muri ku buryo buri cartographie ukatubura ukavuga uti ahangaha nta kundi nabo ni ukwikonsola, ni information de consolation yo kuba konsola kugira ngo bumve ko hari ibikorwa barimo barakora ariko ikibazo cyabaye ikibazo. Hanyuma ku munsi w'ejo ni nako indege zakomeje gukora akazi ku munsi w'ejo hari ariko muri ibyo bijyanye na ramforo y'umusada amaze kugira mu Minembwe. Rumvikana ushobora kugeraho bitewe nuko n'inzira zamaze kuba nyabagendwa. Nabonye hari abandi kati Colonel Paul uzwi ku izina rya Cobra ngo nawe yamaze kugera mu Minembwe n'ingabo ze. Ati Minembwe ikomeje kwakira abashyitsi benshi, ati uyu ni umwana waho, icyo si ikibazo ntabwo binatangaje cyane. nkabona bavuga ati General Byamungu we kuwa mbere yari yamaze kuhagera, kuwa kabiri MRDP twirwanaho yakira umuyobozi ubwo Byamungu ntabwo yagiye wenyine birumvikana, yakira umuyobozi wa MRDP twirwaneho, uyu ni Freddy Kaniki na Lawrence Kanyuka. Hanyuma amakuru akavuga ko Colonel Cobra yamaze kuhagera, azwi nk'umusirikare wagize uruhare rukomeye mu kugarura amahoro ku Ndondo, Rurambo no mu tundi duce, yarazwi cyane. Ati abari kuza rero mu Minembwe bose ati bahawe ikaze. Urumva ko rero mu Minembwe n'ubundi hakomeje gushyirwa imbaraga zikomeye cyane, ariko kandi nge mbahishurira ko bitari buze kurangirira ku kurinda Minembwe gusa, kuko n'ubundi Baraka ishobora kuba igiye kuba muri viseri. Baraka yo nta gisigaye, ariko kandi benshi bakavuga ko n'ingabo ziri Mwenga muri axe za Kidasa na za Kasika bashobora ku advancinga na Kamituga bagahurira aho bita za Misisi, ubundi bikomereza bigira Kalemi, ntabyo kwirirwa bazarira, cyane cyane ko hari ibintu biri kugaragara mu by'ukuri hirya no hino. Hanyuma ibingibi wenda tubivuye by'umusada ku munsi w'ejo, ikitwa Kajugujugu ile miguru nikitaikata witwa Kajugujugu. Izi Kajugujugu ejo zananiwe mu gace ko bita Bujaga, zananiwe muri aho bita Bujaga. Kajugujugu ejo zarananiwe kabisa ku rwego rukomeye cyane. Amakuru aravuga ko umudede we afite ngo objectif yo kurwana umuhenerezo gusa, ngo icyo yasabye niki, yasabye guhabwa force aérienne. we ngo agiye kurwana hadi ku buryo Baraka idafatwa. Ariko twatangiye kubona ikibazo yatangiye guhura nacyo, natangiye mvuga imodoka ze ziri kumudeployinga. Buriya Baraka ni deployinga hose, urumva, kuko ingabo zambuka uretse izinyura Uvira, ariko bari kubona ko izinyura Uvira n'ubundi zikirisa nkaho ziri mu bintu by'imoso, donc ibutamaso, kandi icyerekezo cya M23 ari kureka Uvira ikagwa nk'itunda rihiye, cyangwa se nka voka yahiriye mu giti, nta kiriwe kigorana gihari. Iyo ni kimwe muri plani zihari, kandi byanga bikunze biragaragara ko nko kuri 67 cyangwa se 70% byo byamaze gukunda. Nubwo Baraka itarafatwa, nubwo Fizi centre itarafatwa, biragaragara ko byanga bikunze uko byagenda uko ariko kose aba Barundi ngo bari burwana umuherenezo. Ku munsi w'ejo hazamuwe Sukhoi irarasa, hazamuka Kajugujugu ebyiri zirarasa, ariko shwi ntacyo biriya bikora. Bari gukoresha n'ubundi imbunda za mashini gani barasa mu kirere, ariko ziriya nazo ziraje zihanurwe. Nta kuvuga ngo biriya byo ni ibintu bamenyereye kuva hese, kuva hano mu kibaya abaga ari hejuru, ari nk'inzuki. Drone nizo wabonaga zizazanya MRDP twirwa FC mu 23, ariko hagiye hagaragara yuko abantu benshi bagiye babona ko umuti wamaze kuvugutwa muri biriya bice, zamaze kuvugutirwa umuti.
hakaba hasigaye izi ngizi ariko ziriya zo ntacyo ziba zisa nkaho zivuze, abantu bamaze kuzimenyera neza cyane. Gusa icyo mushobora kumenya ni uko abadede bo baravuga bati tugomba kurwana mpaka, ngo kuko byaba birangiye noneho M23 nayo ikavuga iti natwe tugomba kwemeza umudede yuko uwamukubise ntaho yagiye. Ko niko plan zimeze, ati natwe twamukubitiye igicanga, tumukubitira Kirorerwa, tumukubitira Sake, tumukubitira Ngungu, tumukubitira Kavumu, tumukubitira Kamanyora, tumukubitira turinda tumuvana za Bukavu turamujyana tumugeza za Makobora. Rero uwamukubise burya ntaho yagiye, aracyahari. Shaka no kumwemeza igihe tugomba kumukatingira Baraka ku buryo atazongera kuramforce, kajya ramforce aciye muri Kalemi, ciye muri Kalemi. Gayo nguko rero igihe rero n'abazaba baciye za force Bendera bakomeza bigira bajya Kalemi, murabyumva ko uko byagenda bimeze uko ariko kose, sinzi ngo za deployinga bigenze bite, urugamba we ruzaba rwanamurangiranye. Ibi ntabwo turi bwirwe tubitindaho. Reka duhite no muri iki gitondo amakuru arambwira ko n'ubundi imirwano mu by'ukuri itangiye kwa Murima, n'ubundi ni hahandi, ariko ndumva kuza gukuramo kwa Murima byaba ari ibintu byiza. Ariko nyuma y'ibyo ibiciro bya produits de première nécessité, donc ibiciro by'ibikoreshwa by'ibanze, ibiciro by'ibikoreshwa by'ibanze birimo isukari, umunyu, isabune, le lait en poudre cyangwa se amata y'ifu, biragaragara ko byamaze kumanura igiciro cyari cyarazamutse, aho isabune yari igeze itije yari igeze ku madolari 50, ikiro cy'isukari kigeze ku madolari 45, umunyu agasashi kageze mu madolari 20, ari ibintu bidasanzwe. Ubu ngubu rero amakuru atubwira ko ibiciro, le prix de plusieurs produits nécessités de première nécessité ont baissé à Minembwe au 7 juillet 2026. Et birumvikana serait désormais plus abordable, une évolution aperçue par certains habitants comme un signe encourageant pour les conditions de vie. Et kabisa ibiciro byamaze kuba bimanuka, inkuru nziza cyane ku baturage b'Iminembwe. Hanyuma twirwaneho yemeje ko M23 bagenzi babo bien sûr bafatanyije muri uru rugamba yagize uruhari mu gufata Pwezero rukomeye cyane Kivu y'Amajyepfo. Perezida MRDP Dr Freddy Kaniki Rukema yemeje ko kuva mu ijoro ryakeye uyu mutwe uri kugenzura Pwezero, Karingi, Mikeke, Gitavi, Irundi, Karongi, Gakenge, Rubemba, Bicumbi, Barutabwitsa kuko n'ibindi bice bigiye bitandukanye byafashwe n'ingabo za FRDC n'iz'u Burundi, FDLR, Wazalendo n'abacancura. Yagize ati ingabo za Twirwaneza M23 n'abayobozi bazo zifatanyije zasubije umwanzi nyuma wari waje kuturimbura, kutunyaga no kutwambura agaciro kacu. Uyu munsi abicanyi ruharwa aribo FRDC, FDLR, FDNB, Wazalendo n'abacancuro barashwe, birukanwa mu bice bari bamaze iminsi barigaruriye. No butumwa Dr Kaniki n'ubundi yagaragaza ko M23 yagaragaje kwitanga gukomeye cyane mu kurengera uburenganzira bw'abaturage bo muri Minembwe, kandi ni nako kuri M23 twirwanaho amadubu n'intare kabisa, courage cyane. Hanyuma amakuru akomeje kugenda tugeraho, la ville de Baraka, la cité de Fizi, localité de Molima, territoire de Fizi, province du Sud Kivu de Mer sous contrôle FARDC. Nous allons vous présenter les effets. Uyu nguyu ni Ntoza, uyu ni Kalonji, Lieutenant Regan Kalonji Mbuyi, porte-parole wa Sokorade, wagaragaje ko ngo bafashe agace ko bita Kimete, Abara, ariko Abara ntago barayifata. Abara iri hirya ya Pwezero ukomeza ujya kwa Murima, hagati yo kwa Murima na Pwezero wese bafata Abara te na kwa Murima hakirimo kurwanirwa. Mu by'ukuri n'abasirikare abanyamugenda mu bimbere b'intare za Sarambwe bari ope zabo ariho ziri,
biragoye cyane rero yuko bafata aka gace ka Abara. Hanyuma abaturage bo muri Baraka na Fizi baragira bati deja une semaine hii hatujua tena vya connection mu ville ya Baraka, mbele mtu ajiconnecte il faut anaenda quelque part kutafuta ka wifi. Nguko kugeza magingo ya connection yo muri Baraka ntabwo iraba rétabli. Hanyuma andi makuru dufite kugeza magingo ya ngaya nagaragaza ko ingabo z'u Burundi, ingabo z'umuru, iyi titre mwumva ukuntu yanditswe mu Gifaransa, le Burundi est un pays qui a payé le plus lourd tribut parmi les États ayant engagé des troupes dans l'est de la RDC. Tujya tubivuga hanga tukavuga tuti Burundi bwakubitiwe muri iki gihugu, bwarumiwe, abantu bakagira wenda ngo kuba ari ugukabya cyangwa se wenda no kubwibasira. Oya pe, Uburundi ngo ni igihugu, na Tshisekedi nawe arabyemera ati ni igihugu ngo cyatanze igiciro gikomeye cyane, ngo cyatanze igiciro gikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Igiciro gikomeye cyane n'abasirikare barashiriye pe, nko ku munsi w'ejo urumva bose bararashwe barashira imodoka zikimara kuraswa. Ati depuis la prise de Goma, plusieurs militaires burundais auraient perdu la vie dans l'est de la République démocratique du Congo où ils sont engagés aux côtés des forces gouvernementales. Ati kuva ifatwa rya Goma ryabo, ati Burundi bwatakaje abasirikare batagira ingano mu rugamba, ati mu gihe barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati plus récemment lors des affrontements dans la région de Minembwe, alors que les forces alliées au gouvernement congolais tentaient de reprendre le contrôle de certaines positions, de lourdes pertes auraient été enregistrées des éléments des FARDC, notamment des jeunes soldats récemment formés à l'étranger, ainsi que des militaires burundais auraient été touchés lors de ces combats. Parce que Burundi bahuye n'akaga, barakubiswe ku rwego rukomeye cyane. Ati igihugu cy'u Burundi kabisa, ati Tshisekedi ntabwo sinzi ibyo azakitura, ati kuko cyakoze ibishoboka ibyo ari byo byose, cyarahatakarije ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma indi nkuru dufite, abakoresha umuhanda wa route nationale nimero ya 2 baratangaza ko n'ubundi ni muri Kivu y'Amajyepfo, bien sûr route nationale nimero 2 yo muri Sud Kivu, baratangaza ko ngo ati hari umuhanda urimo ubugizi bwa nabi budasanzwe. Ati mu byumweru byinshi bitambutse, ati hagaragaye ubujura kuri uyu muhanda, ati kuri axe Bukavu Mwenga Kamituga na Kamituga Shabunda. Ariko Bukavu Mwenga de toute façon ni gace cyane kuko axe ikontorwa na leta ya Kinshasa ni hato, ariko kandi bo kavuga ko axe Mwenga Kamituga ho mwabonye neje ubundi ku manywa y'ihangu abakoloshari barimo barasahura mu mujyi wa Kamituga. Hanyuma Kamituga Shabunda naho kontorwa na leta ndetse na za Wazalendo, naho mu byukuri ngo ubugizi bwa nabi ngo ntiwareba. Donc bakavuga bati selon les usagers, les attaques attribuées à des groupes Wazalendo surviennent principalement en soirée et à l'aube dans les zones sécurisées. Les victimes sont régulièrement dépouillées de leur argent, de leur téléphone et de leurs marchandises. Ati hakunze gusahurirwa mwijoro, hagasahurwa mu gitondo kare, ati abantu bakoresha uyu muhanda kabisa, ati bakunze kugera iyo bajya nta kintu bakigira, cyane cyane amafaranga, ibi marchandise yabo cyangwa se ibihahanwa bajyanye mu masoko, yewe ngo ndetse ngo n'amatelefone ntabwo bajya bayagezayo. Nabonye Bitakwira nawe yaripuye, Bitakwira yagize ati la sécurité au Sud Kivu, la coalition FC accentue la pression dans le territoire de Fizi et menace directement la ville de Baraka. Ati moi Justin Bitakwira, je tire la sonnette d'alarme et exige une réaction vigoureuse du gouvernement central. Bitakwira atangiye gutabaza, ati M23 tire iri kumenasa ati umujyi wa Baraka cyane. Ati rero kubw'ibyo, ati ndahamagarira leta ya Kinshasa gukora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo batabare uyu mujyi wa Baraka ndetse na Fizi, dore ko ngo ugeramiwe cyane n'abarwanyi ba M23. Ngaho nguko rero nuko nguko situation imeze. Hanyuma wenda nabonaga bambaje ku muhungu
w'umushikiranganji Edouard Bizimana wafatiwe mu mukwabo wabaye ku munsi w'ejo. Uyu mugabo uyu musore rero ni umuhungu wa minisitiri wafashwe nawe watawe muri yombi, aho bivugwa ko bamwe batekereza ko bajyanywe mu gisirikare ku ngufu, abandi batekereza ko hari gutekerezwa ko haba hari infiltration y'amarebere. So ni ibyo ngibyo nabigarutseho ku munsi w'ejo, n'umuhungu wa minisitiri nawe yaje kubigenderamo, ndetse babura n'ukuntu bamurekura yafatanywe n'abandi. Biragorana cyane iryo tegeko rero, ngo biracyagoranye kumenya uwaba yararitanze uwo ari we. Reka nansoreze n'ahangaha kubera ko nsoreza ahangaha kugira ngo nze kuza kugaruka makuru yacu y'ubutaha mu by'ukuri, cyangwa se yo mu yandi masaha mfite update cyane cyane zibandamo izo muri Masisi ndetse no muri Lubero. Hari inkuru zikomeje kugenda zitugeraho zitubwira ukuntu situation imeze. Ngayo nguko ndashoje, mbashimire cyane. Dusubire mu makuru yacu ari imbere. Amakuru yacu yo murabizi nakagaruka. Banyakubahwa rero, making sure yuko nkandiye kuri like ni ingenzi cyane, hanyuma ambigarukeho mu kanya kari imbere. Amakuru yacu nakagaruka. Bye.